Mwongeye kwirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment nk'uko bisanzwe nanjye mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Niriwe njya kure muri aka kanya gitumye nza hano nta yindi mpamvu ni ukuvuga ku nkuru iri kuba trend ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyo nkuru nta yindi ni inkuru y'umuhanzikazi Marina Deborah, umuhanzikazi ubarizwa muri label ya The Main Music. Biheruka kumvikana ko yari yasezereye The Main, gusa nyuma akaza kuba yayisubiramo bitewe n'impamvu ze bwite atigeze atangaza. Gusa nyuma yo kwisubiramo amaje gusohora indirimbo, ndakeka indirimbo zigera kuri ebyiri. Hariyo bita Brigade, iyo bita I'm Sorry, ndakeka nizo ngizo. Akaba ari indirimbo zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, ndetse kandi nyuma yo gukemura ibyo bibazo byo kuva muri The Main akayisubiramo, abantu benshi bagiye batangaza ko bashobora kuba barapfaga YouTube channel. Nyuma Marina akaba yaraje kuba yafungura YouTube channel yiwe, ndetse akaba ari naho hariho indirimbo ye nshya aheruka gusohora bita Brigade. Indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane, indirimbo Marina bavuga nyine ibintu bijyanye na Brigade, namwe ubwo murabyumva. Kwanza ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 200 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ubwo n'abantu 211 ndetse na 775 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Murayibona kuri channel yiwe bita Marina. Okay, kandi muri aka kanya kandi sindi kuvuga kuri Marina gusa, ndi kuvuga no kuba bita MC DJ Phil Peter. MC DJ Phil Peter bivugwa ko bafatanye ari kumwe na Marina. Benshi bakavuga ko bafashwe bari gusambana, ariko ntago ariko bimeze, ahubwo ni amashusho y'indirimbo nk'uko bigaragara. Urebye nuko bari bameze, mbese ushobora gusanga naga scene kamwe kari muri video y'indirimbo igiye gusohoka. Nagerageje kureba kuri social media zabo bombi nyuma yo kubona iyo nkuru iri kuba trend, ngo ndebe hagati ya Marina ndetse na Phil Peter ese ninde wabapostinze ku video kagaragaza we na Marina baryamanye. Nta kabuze kabisa, ariko gusa sinarekeye gushakisha kuko nahise nifashisha kuba nareba zimwe mu nshuti zabo za hafi. Rero umuntu wa mbere nahise ndeba n'uwo bita M Irene uhagarariye MI Empire. Biragaragara ko M Irene ari wa postinza ku video kuri Instagram we ka Marina aryamanye n'uwo bita Phil Peter. Nubwo bwa kuryamana, ariko nyine urabona ni acting urabona ko nyine ni kwa kundi, sinzi ukuntu bizaba bimeze. Nimba navuga ko ari nk'umugabo ushobora kuba yarabateye aho bari mu bikinyira muzabireba mu ndirimbo igiye gusohoka. Biri gutangazwa ko ishobora no gusohoka ejo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Birashoboka cyane kuko nubwo Phil Peter ataratangaza izina ry'iyo ndirimbo, ariko birashoboka ko ishobora kuba igiye kujya hanze kabisa. Indirimbo kandi akari indirimbo ikozwe na benshi, dore ko bitangazwa ko Phil Peter agiye gusohora aribwo bwa mbere agiye gusohora indirimbo n'umunyarwandakazi, nubwo atigeze atangaza uwo ari, ariko murabyibonera ko ari indirimbo ko ari n'inshuti. Nyuma Emily amaje gupostinga iyi video yamaje kurebwa n'abantu bagera ku 41 mu masaha 18, n'amakomenti menshi agiye atandukanye. Abantu benshi bagiye batera komenti zabo, zimwe murazizi z'abantu ati ariko nitegure ko ari umuteguro tumenyereye muri game wa kigabo we. Abandi bati ndabona none imvura igiye kugwa. Abandi ati ko Kigali imyaka y'umujura ni 40 kakuguye gitumo. Urabona nyine abantu benshi nyine bataramenya nyine ibiri gukorwa, bahita bayimagina koko, bakumva ko ari ibyanya byo koko bafashwe baryamanye. Ariko sara umuntu aryama, umugore n'umugabo aryama bambaye gutya koko. Reba uburyo bambaye, ndebera uburyo bambaye, urabona ko naho bihuriye kabisa no kuba bari mu kandi kazi. Nyine ni filme, ni movie, si movie ahubwo ni indirimbo ya Phil Peter afatanyije n'uwo bita Marina. Gusa nyuma yo gupostinga ako ka video, uwo bita Emily nahise postinga kandi ka video Marina ari kumwe n'uwo biri kuvuga ko ari umukunzi we muri iyi minsi, ariwe Iva Muziki. Nyuma akaba yapostinze aka video akahita yandika ati Paul bro, nizere ko bitakubabaje twe n'izo zacu. Ariko icyambere cyo birazwi neza ko nimba bari muri shooting ya video, uyu mukunzi wa Marina nawe arabizi ko ari byo barimo. Nine ni kwa gutwika, ni kagatwiko gahozeho kandi gashimisha benshi. Twese turanagakunda kuko tuba dukeneye abantu batwintertaininga. Twe nago dukeneye abantu baza kuturimbira gusa, dukeneye n'abantu twintertaininga tukabona n'uburyo bitwaramo. Gusa urebye no kuri
reka ngaruke gato kuri Instagram ya Marina, maze ufite aba followers 143 mu gihe wa following abantu 490, nawe nagerageje kurana nayo mbona ako gapost nakwashyizeho nyine bagubwa gitumo we na Felpita, bigaragara ko nyine ari aka post bapanze nyine ko kuba batwikisha iyo ndirimbo yabo. Urabona kabisa Marina ari mu rukundo nkuko nubwo benshi babipinga, ariko biragaragara ko ari mu rukundo n'iyo Iva Muziki. Urabona ko bimeze neza kabisa, yemereye neza mu rukundo. Sinzi nabo nimba atari ugutwika cyangwa se ari ibindi, dore ko uyu munsi Marina bigaragara ko ashobora kuba yagize na anniversaire, kuko ndabona abantu benshi bagiye bamupostinga bavuga happy birthday Marina, happy birthday Marina. Bishobora kuba byatuma Felpita itaririzinga iriya ndirimbo mu gihe Marina akiri trend. Iyo Felpita kandi ari mu bantu bakundwa bagira indirimbo zikundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari mu bantu ni umuhanzi, ni umu DJ, ariko nanone asigaye avuga ko ari n'umuhanzi bitewe nuko amaje gusohora indirimbo zigera kuri 3, ndetse kandi indirimbo ziwe ziri mu ndirimbo zirebwa cyane, ziri mu ndirimbo zirebwa. Urebye nk'indirimbo Amata aheruka gusorana n'uwo bita Social Mura, irimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane, dore ko nawe aherutse kwipostinga kuri Instagram ati indirimbo yanze gusaza ngo mbahereze indi kabisa. Okay, abantu benshi rero bakaba bari kwibaza bati ese iyi ndirimbo ya Marina na Felpita yitwa ngo iki? Nagerageje gushakisha mu ndirimbo kuba namenya indirimbo Felpita agiye gusohora, ariko muri aka kanya biragoye. Murabizi ko abahanzi benshi bagiye gusohora indirimbo caption ziba ziri hashtag iyo ndirimbo igiye gusohoka nyine babishyiramo, ariko ndebye kuri Instagram ya Marina na hashtag irimo, ndebye kuri Instagram ya Felpita hashtag isa nka idasanzwe, niyo bita ni iyi ngiyi hashtag. Reka nze ndebe ni anyihangana gato manze okay, iyi ngiyi Impapira sinzi nimba ariyo ndirimbo, ariko indirimbo izaba yitwa gusa ntago ariko bimeze, ntago ariko izaba yitwa, buriya izina ryayo azaritangariza rimwe no gusohoka kw'indirimbo. Okay, sibyo gusa kandi nakomeje no gusacinga, nese nsacinga no kuri YouTube ndebe se Marina, usacinze Marina featuring Felpita, ndebe nyine ababloga batandukanye uko bagiye bandika kuri iyi ndirimbo yabo, ariko urebye nta n'umwe ufite amakuru mazima, dore bose bagiye bishyiraho ibyabo, dore abaye ngo akabariro by Felpita featuring Marina ndetse n'andi menshi. Kandi mu by'ukuri ntago Felpita akita indirimbo akabariro, ntabwo binashoboka, cyane ko bano abahanzi bacu muri kino gihe bamenyera system yo gucururiza online. Cyo tuba dushaka no gucururiza music, dusenga music online. Rero ntago wakita indirimbo akabariro ngo bizarye neza, ntago byavamo kabisa, kuko icyambere buriya kubera ko urabona zino ndirimbo tuba dusenga online, tuba dushaka ko n'abantu bo hanze bazistreaminga. Nta muntu wo hanze uzareba iryo jambo akabariro, nyine ariyo mpamvu ubona urugero Amata benshi nyine bari kwita utuzina duto kugira ngo bidufashe kuba twaselinga wa music tukayiselinga worldwide. Reka rero nse nkurekera ngaha, mbibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye Slim Jesus Entertainment, ndetse munkurikiranye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mbuga nkoranyambaga naho ni Slim Jesus Entertainment. Murakoze cyane, iyi ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.